Hano uskora ameze. Ameze ate? Umva nimwe. Kitinga gishaje shwe. Ndebe. Nzangu koko. Karame. Karame. Cheri ni byiza pe. Uweki? Akwa utuntu nani manda kora yuze ejo bundi ko. Wasi sugeze he? Yesu we. Nanguka. Uzasanga ndimaze ko. Ubundi uramubona uretse umuntu kuko mvuye mu kazi. Mwiriwe. Ni karibu. Komera. Chero wanje. Komera. Nari gukumbuye cyane. Ni karibu bose. Cheri hano n'abana baba babidorobanije. Uhora uri busy. Yewe. Mugenzi wawe se yewe ni uruguyemo nyine nta kundi turuguyemo nta kibazo sheri nese amakuru y'iminsi amakuru ni meza ese ko mbona wagira ngo urahuze ntoki niyitaho ntibabuze n'umwanya sheri nyine inzara yishe abantu pe inzara dore bumwe muruguyemo kadogo namutumye hari ahantu yagiye sheri nta kibazo nyine turi kwihuta tujya mu kazi gusa iyi ni inshuti yanjye yitwa Hope muri kwihuta ni inshuti yanjye cyane komera Hope ni mwiza ariko yaba ari inshuti yanjye isakaba mubi Hope ni inshuti yanjye ndamukunda cyane Hope nyine uyu ni we sheri wanjye ni mwiza cyane ni bwoga ndamura yikoraho mu kirere sheri nyine turi kwihuta nari ngiye koze nawe ariko manze ndebe sheri kameze hanyuma ndabaza kongera subire mu kazi muraza kugaruka nka ryari sheri nyine turavugana kuri phone kandi nase munasengere pe wizi si imana urashonje nukugira uko tubigenza pe Hope tugende tudakererwa mu kazi ntabwo mberekeje rero yego simberekeje telefone nini nayisize subira agiye kureba telefone yanjye nibagiwe irakoze umva nta kuvugana n'umugabo nkawe ubwo se wazamwumva Hope ndumiwe ko nakubwiraga ngo ni bwoga hari ikintu kisekeje hari ndazi yararishanye uyu n'umwanya cyangwa twasanze arimo ararya hari n'ibindi byinshi kandi nabyumvaga ko gusa umuhungu ukugenje kuriya ari ubwambere ugiye kumusura Hope ntabwo nakongera urabizi abatipe banireta ni benshi cyane ariko uriya niwe nahisemo ndamukunda nta n'amafaranga afite nta n'ikofi Hope ngiye guhitamo ntabwo nzongera gukundana n'uriya muntu wapi ntabwo yaba kubera Imana izamuwundi uriya ntabwo ari uwanjye ndakijijwe w'igisambo kuri ntabwo ari uwanjye ahubwo tumusengere nawe akizwa atazabikora n'abandi cyane niyo mpamvu ugiye nemeye ndihangana ndategereza uw'Imana izanyereka nawe nzakunda kuri nibyo bikwiye gusenga Imana n'ibyambere ikakumurikira umuhungu mwiza ufite umutima mwiza n'imico myiza cyo nicyo aho abo twirebeshereza amaso gutyo usanga imbere ari amasega ryayo Imana izatugirira neza ese ririya rindazi yari yarihishe hehe ni mu ikariso ririya rindazi namuhobereye wabibonye igihe muhobera agahise agifata yishyira gutya mu kwaha ntabwo warebye njye nanze kubivuga mu kwaha yo nagusebye usengera ari ryo urivuye mu kwaha yewe Mana icyo bahera n'icyawe pe yari kuzanigira mu nzu nza yari kuzanyica Mana urakoze pe abahungu nka bariya ni ukubirinda gusa nta kintu twakora ngo tubirinde cyese gusenga ni ukuri Imana ishoboye byose cyane kadusubire mu kazi sha nta kibazo reka tugende